Reka twibutse ababyeyi ko bitakiri ngombwa kujya kwishyura amafaranga ku ishuri, ufashe urugendo uteze, ubu wakanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri gatatu, akanyenyeri icumi, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri kode y'umwana, ubundi ugahita ukanda akanyenyeri, ugahita ukanda urwego kohereza amafaranga ahita agera ku ishuri, utiriwe uta umwanya ugakomeza gukora ufite ibirori, ufite ubukwe, ukeneye amafoto meza, ukeneye amavidewo meza, uzajya ureba ukavuga ati ibihe byari byiza cyane. Nta handi ni kuri Munambeho TV, Munambeho TV studio, bagukorera amafoto meza cyane, bakagukorera video nziza cyane, ubundi wahajya ubireba ukavuga ngo wow, ubu birori byari byiza cyane. Twari turimo tubwira abantu ngo n'ubu ngubu umubyeyi yabwira umwana ngo n'ubu tubona usoje atandatu ngate 250. Ibihe byiza mwese mu kwikira ngate 250, ndabashimiye cyane, muri abantu b'agaciro. Turagarutse nanone muri studio za ngate 250, turagarutse ngo tuganire ku burezi, kuko twamaze kumenya ko uburezi ariyo nkingi ya mwamba, niyo nkingi y'iterambere ry'igihugu. Igihugu gifite uburezi buteye imbere kiba kiri mu nzira y'iterambere, kuko ntabwo wavuga kuri mu gihugu giteye imbere ufite abantu batari kwiga, batari gutyaza ubwenge. Ibyo ntabwo wavuga ko, ntabwo wabyizera, ntabwo wabihamya rwose. Umuntu iyo yize abasobanukiwe, akamenya ibintu iyo bijya n'iyo byerekeza, akamenya akiyitaho, nabyo reka tubivuge gutyo. Niyo mpamvu rero dukwiye kuganira ku burezi bwa buri munsi, tukaganira ibyiza bihari, ibikwiye gukorwa ni ibihe, ibyo gushima ni ibihe, ndetse n'ibitaranezwa neza tukabivuga. Reka uyu munsi rero, turaganira ku mashuri kera bitaga amashuri y'abantu babuze ibyo kwiga, aya mashuri bahitaga nk'amashuri y'abaswa, ku buryo umubyeyi wabonaga umwana bamuhaye kujya kwiga ayo mashuri yavuga ati nta kundi urampombeye, nta kundi, ubwo nyine nanjye ngo ubwo nawe ugiye kwiga. Mbese imyumvire nk'iyo ngiyo yo guca intege, yo kumvikanisha ko nta kintu umwana agiye kwiga ahubwo agiye guta umwanya. Mbese bayafataga nk'amashuri y'imburamumaro, bakayafata nk'amashuri nyine y'abantu babuze, nyine bashobewe, nyine byacanze, kwiga byananiye. Ariko ubu ngubu biri kugenda bihinduka neza, biri kugenda bihinduka kubera ko ubu ntabwo akiri amashuri y'abaswa, ntabwo akiri amashuri y'abantu byacanze, ahubwo ni amashuri y'imyuga, ni amashuri y'ubumenyingiro. Ubu azwi nk'uyo bita TVET. Ubu ngubu ni amashuri akurikiranwa n'ikigo cy'igihugu kiyashinzwe bita RTB, Rwanda TVET Board. Bivuze ko byahawe umurongo, ntabwo bikiri nka mbere aho umubyeyi yavuga ati genda upfe kubyiga nta wamenya, nyine nta kundi, ubuze ibiboneye afata ibibonetse. Ubu rero turagira ngo tubwire abantu bagifite iyo myumvire ko ari amashuri y'abantu byayobeye. Ntabwo ariko biri kubera ko ni amashuri umwana arangiza akaba ashobora guhanga akazi, akaba ashobora gutanga akazi, akaba ashobora guhangana ku isoko ry'umurimo nk'abandi, kandi akaba afite umusanzu ku iterambere ry'igihugu, kubera ko aba atari kwirukanka arimo gushaka akazi, ahubwo ashobora kugatanga. Ibyo rero kugira ngo tubyemere neza, tubyumve neza, turi kumwe n'umubyeyi, muramumenye muri studio za ngate 250. Ushize twaganiye ku kamaro ko kwishyura amafaranga y'ishuri na telefone. Tongeye turamwakiye ngo tuganire kuri gahunda y'uburezi, twibana noneho ku mashuri y'ubumenyingiro. Bamwe bajyaga basuzugura, bamwe bajyaga bumva nyine nta kwiga kurimo. Turakwakiye. Nibyo murakoze. Rero nanjye umubyeyi ndagira ngo basobanurire icyiza cy'imyuga. Ya mashuri basuzuguraga, byiza wowe ubwo wabirenze, wasanga ufite n'umwana wigamo. Ndamufite urangije wigagamo. Ni byiza noneho.
ubu noneho wowe urabitubwira noneho ubyumva neza, biraza no kudufasha kuba waha n'ubutumwa w'abantu batabyumva noneho pe bumva umwana ugiye kwiga imyuga ubwo aba ataye umwanya, wowe uraza kubitubwira neza nabyumvise. ubwo rero kera hari ishuri basuzuguraga, ishuri bitaga ry'imyuga. ubundi umwana wamwoherezaga ku ishuri ryo kujya kwiga imyuga, bavuga ati genda wa mwana we genda upfe kubyiga upfe kubyiga, unaniwe kundagirira inka ugiye kwiga iby'imyuga, ngaho ugenda ugerageze urebe. abandi bazicara mu biro noneho wowe abandi bazicara mu biro, wowe none ugiye kwiga ibyo by'imyuga ngo ugiye ngo kubaka. urusha rwabo kwandi kubakwa, si umusaza ntiyubaka inzu akazizamura. noneho rero ubu ngubu ikintu cyitwa imyuga ni ikintu kigezweho, ikintu kigezweho cyane, kuko umwana urangije ahita abona akazi, ahita agenda akabona akazi, akaba yajya ahantu akagira cyaka afashe inivo ye akagenda, yafashe inivo ye n'umwiko ntabwo ashobora gutaha atabonye umuhigo. hajya mu mwana w'umufundi ntaburara ntaburara, ubwo yafashe inivo n'umwiko aragenda akaza akabona, avuga ati ndacyura icyo kurya. ubwo rero aragenda akabona akazi, cyangwa se byaba ngombwa ko anakomeza akaba yabona injeniyeri. ejo akajya mu ipiganiro ugasanga atsinze abandi, arabatsinze ugasanga akazi aragakomeje, apatanya ibigo aha n'aha by'amashuri, arubatse cyangwa agaragara ati mukore gutya na gutya. urumva mbese ikintu cy'imyuga ni ikintu cyiza cyane, ikintu cyiza cyane. kandi noneho buriya hari ikintu bajya batubwira ngo ni ukwihangira umurimo. urakoze cyane icyo kintu, kwihangira imirimo. niyo mpamvu iyo wize imyuga burya ni ikintu cyiza, kuko ubikora ubyiga unabikora. urakoze cyane, ubyiga unabikora, wese urimo ubishyira no mu bikorwa. reka bahite n'amashuri y'ubundi, bahita n'amashuri y'ubumenyingiro, wowe ubyiga ushyira mu ngiro ushyira mu bikorwa. akaba amashuri y'imyuga, kubera ko n'ubundi wowe usoza kwiga ufite umwuga uvuga ngo njye nize kubaka, nize kogosha n'ibi. ubwo rero ukabyiga unabikora. ubu ngubu nta handi akazi gasigaye kaboneka mu bintu nk'ibyo ngibyo by'ubwubatsi, mbese ibintu by'imyuga. haba hari abantu biga iby'ububaji nabo ugasanga mbese ibintu nk'ibyo, mbese ubudozi, by'ububaji, ibintu by'ubwubatsi, usanga mbese ubu ngubu nicyo kintu kiri imbere. umwana wakubwira ko agiye kwiga imyuga wabyakiye ute? umwana w'iwanjye ajya kwiga imyuga rwose nabyakiriye neza, kuko njyewe ntabwo nize ngo mbese ngo mbe najya hariya nanjye nkora akazi ko gushyiraho itafari ndigereka ku rindi, reka data ntabwo bizi. ariko ntabwo njyewe nakwifuza ko umwana wanjye yamera nk'ukomeze, nifuza ko yatera imbere, akagenda akiga agatera imbere. ariko ubu yarize, ubu ngubu rwose ararangije, yize ibintu byo gusuka, yiga ibintu by'intuza, yiga ibintu gutunganya imisatsi, byo gutunganya ubwiza bw'inzara. ubu mbese nawe mbese urabona ko nta kibazo, ubu zizange yagenda akazisongora neza. ubu mbese mu minsi iri imbere nawe araba yirwanaho, ntamugurira agasabuni, ntamugurira umwenda. ugize uti njye ntabwo nize kubaka ngo nige uwo mwuga, nawe uzatire ko nubwo njye ntize uyu mwuga, ariko umwana wanjye namutera ingabo mu bitugu akagenda akawiga. urumva ni cya kindi twaganiyeho ubushize cyo gutera umwana imbaraga. ati umwana wanjye nubwo njye ibi bintu ambwiye
agiye kwiga njye ntabyize ariko namushyigikira akagenda akabyiga. rwose ntabwo nakwifuza ko umwana yamera nk'uko nanjye meze. biriya byari bya kera. Ukwifuza ko umwana yaba uwo mu rugo gusa, ukwifuza ko akajya kuragira inka n'ihene, umwana akaragira inka. Kera rero hari ikintu cyanakorwaga, kumva ko umwana w'umukobwa ngo we yaba mu rugo ngo azajye kwiga uw'umuhungu. Ariko ibyo ngibyo ntabwo muri iyi viziyo ntabwo bikigezweho. Ubu ngubu umwana wese ni umwana, umukobwa yajya kwiga imyuga, umuhungu akagenda nta kibazo. Mbese banavuga ngo umukobwa ngo akwiye kujya mu rugo akajya kuragira inyana, akajya akajya koza ibyombo, akajya gucunda amata. Iyo ari imyumvire nyine yo kumvikanisha ko umwana w'umukobwa adakwiye ntacyo ashoboye. Ariko n'imyuga nayo ikiza baravuga ko nta mukobwa wize imyuga, ariko ubu abenjenyeri b'abagore barahari, abatekinisiye b'abagore barahari, mbese mu nzego zose. Kandi n'iyo mirimo bumva yakaba yari iy'abahungu n'abakobwa barayiga. Kimwe n'uko n'imyuga y'abakobwa biga n'abahungu bayiga. Abadozi b'abagabo barahari, abateri b'abagabo barahari, abakanishi b'abagore barahari, abashoferi, abantu bakora mu nganda, abantu bakora mu bintu bitandukanye b'abagore barahari. Mbese ahantu hose bigaragara cyo nta kintu cyo kwitwaza avuge ngo uyu ni umwuga w'umugabo, uyu ni umwuga w'umugore. Hari abantu rero batarabyumva, tugiye kubasobanurira noneho ibyiza y'umuntu wize imyuga. Icya mbere, umwana wize umwuga asoza wa mwuga n'ubundi awufite, ashobora gutanga akazi, ashobora gufasha igihugu kugabanya ubushomeri, kuko naho ashobora gushyira itafari ku iterambere ry'igihugu, sibyo? Icya kabiri, uyu mwana wize imyuga aba ashobora guhangana ku isoko ry'umurimo, kuko we bya bintu yize aba abifite nyine aba afite ubumenyi ngiro, we aba afite n'ubumenyi azi no kubukoresha. Ikindi, ashobora gutanga akazi nk'uko twabivuze. Urumva rero uwo muntu wize gutyo ntabwo ari umuntu wo kuvuga ngo ntabwo ari umuntu wo gucibwa intege. Ntabwo umubyeyi akwiye kumva ko umwana agiye kwiga imyuga ngo yumve ko ataye umwanya. Ibyo bintu rwose wowe ni n'amahire, umwana wawe waramushyigikiye ajya kwiga imyuga. Gira ubutumwa uha ababyeyi bumva ko kujya kwiga imyuga ari uko umwana yabuze icyo akora, ari amaburakindi. Abo bantu bagenera ubutumwa. Nibyo murakoze. Ikintu nabwira ababyeyi bagenzi banjye, nababwira ko ikintu cyitwa kwiga imyuga rwose ari ikintu cyiza cyane. Umwana washatse kwiga rwose njye nabashishikariza kugira ngo bajye bamwongerera imbaraga kugira ngo agende nawe amenye ubwo bumenyi. Kuko umwana wize ibintu by'imyuga, nawe mubyeyi ntabwo wakwiriye kujya gushaka undi muntu waza ngo akubakira akantu, cyangwa se inzu yawe ikeneye igisenge ngo ujye gushaka undi mufundi. Ariko wamugana yize nk'ubwubatsi yego, yize nk'ubwubatsi. Kandi ujya wumva ko bavuga ngo ijya kurisha ihera ku rugo, yabanza nyine akashikuza yandi yawe noneho hasigaye akabona ubujya ahandi. Ubuse ko bavuga ngo nta muhanuzi w'uwo mubyeyi yabyemera. Biremerwa, ariko yabyemera. Umuha dukeya yagura isabune ariko akatubona, kandi noneho nawe ukaba ubyungukiyemo. Uzi yuko ati dore uriya n'umwana wanjye, iki gisenge ni wowe wagikoze. Icyo rero usanga ari ikintu cyiza. None rero ikintu nabwira bagenzi banjye b'ababyeyi, nabashishikariza kugira ngo
uzajya ugira amahirwe akabona umwana afite amanota meza mu ishuri abyumva akarangiza ari amashuri 3, yagira amahirwe akarangiza 6, ajya amushishikariza kugira ngo amujyane mu myuga, noneho ubwo bumenyi nawe abuzane. Si ubumenyi iyo ubuzanye mu murenge wanyu ukabuzana mu kagari k'iwanyu usanga ari ibintu byiza cyane. ariko rero wa mugani uvuze ko icyo kintu hari ikindi ababyeyi bavugaga ngo ni amashuri y'abaswa. Reka tubabwire ko bibeshyaga. Ubu wari uzi ko ushobora gusoza 6 ukajya gushaka ahantu ucomekaho umwuga? Uzi ko ushobora gusoza kaminuza ukagenda ugacomekaho umwuga? Uzi ko ushobora gusoza n'ibindi byiciro by'ejuru ukavuga ariko reka njye gushaka akantu kakuga nako mbe nkibitseho. Reka twibutse ababyeyi ko bitakiri ngombwa kujya kwishyura amafaranga ku ishuri. Ufashe urugendo uteze, ubu wakanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 3 akanyenyeri 10 akanyenyeri 1 akanyenyeri kode y'umwana, ubundi ugahita ukanda urwego ukohereza amafaranga yatagera ku ishuri, turiho utumwanya ugakomeza gukora imirimo yawe. Twongeye twibutsa abantu ko uramutse ufite ibirori, ufite ubukwe, ukeneye amafoto meza, ukeneye amavideo meza, uzajya ureba ukavuga ati ibihe byari byiza cyane. Nta handi ni kuri Munambeho TV. Munambeho TV studio bagukorera amafoto meza cyane, bakagukorera video nziza cyane, ubundi wahajya ubireba ukavuga ngo wow ubu birori byari byiza cyane. Turimo tubwira abantu ngo n'ubu ngubu umubyeyi yabwira umwana ngo n'ubu tubona usoje 6 ushaka akantu kakugashyireho ntawamenya. Icyo kintu ni cyiza cyane. bisobanura ko ntabwo amashuri y'imyuga ari amashuri y'abantu babuze ibyo bakora, ahubwo ni amashuri y'abantu bashaka guteza imbere igihugu, bashaka gushyira itafari ryabo ku iterambere ry'igihugu, bashaka gutanga umusanzu wo mu guhanga akazi ndetse no kwishakamo ubushobozi. Kugira ngo wicare uvuga ngo ntegereje ko bazampa akazi, ntegereje ko bazagira gute, ahubwo wa mwana akanyaruka akanoza umwuga, ubundi akajya ku isoko agahangana. Ikintu cy'imyuga ni cyiza cyane kuko ubu ni umwana urangije 6 iyo bamuhaye imyuga aba yumva ari sawa. Nicyo kintu kiri imbere. Urakoze. Buriya ni byiza iyo umuntu aganiye n'umuntu wabigizemo uruhare akavuga ati nanjye mfite umwana wize uyu mwuga kandi naramushyigikiye kandi namuteye ingabo mu bitugu, aba ari ibintu byiza cyane. Kandi ubwo tubwira n'ababyeyi bose ko imyuga atari amashuri y'abantu babuze ibyo biga, ahubwo ni amashuri nk'ayandi, kandi ni amashuri afite uruhare, afite icyo avuze ku iterambere ry'igihugu, cyane cyane ko turi muri gahunda yo gushaka ubukungu bushingiye ku bumenyi. Ubwo bumenyi rero bugomba kuba ari ubumenyi ngiro, aho umwana asoza kwiga ahita ajya ku isoko ry'umurimo, ahangana, akorera amafaranga, atanga imisoro, ubundi igihugu kigahita cyiteza imbere. Ubwo urumva rero ko ayo ntabwo ari amashuri twasuzugura, ntabwo ari amashuri twafata gutyo gusa. Turabashimiye rero, mwakoze. N'ubutaha nitubatumira muzanyaruka twongeye tuganiza abanyarwanda, kuko buriya uburezi ni ikintu dukwiye kuganiraho, kandi uburezi ni inkingi ya mwamba. Dukwiye kubuganiraho tukamenya ngo uburezi budahari nta terambere rirambye twaba dufite. Murakoze cyane.